Twongeye kubaha ikaze bakunzi bacu mudukurikiye, aho mudukurikiye muherereye tubahaye ikaze. Abafite ikibazo Imana ikomeze iborohereze, abarwaye, abafite ibindi bibazo byo mu buzima busanzwe Imana ikomeze iborohereze. Yego, turagarutse tugiye kuganira ku munsi w'ejo. hari impunzi z'abanyarwanda zari zagiye muri Congo. Ku munsi w'ejo zaratahutse zigaruka iwabo mu Rwanda, harimo bafite ababyeyi babo bavukiye muri Congo, harimo abana babyariye muri Congo, n'umuryango mugari cyane waje. Ni abantu bari abaturage batari bakeya, ariko abenshi tujya tuganira byinshi ku byatumye bataha, kugira ngo mwumve impamvu yatumye iza. Ni uruhare rwa M23 inshuro nyinshi yabigizemo uruhare kugira ngo batahe, ko abenshi harimo ababaga muri FDLR, harimo ababigiyemo babishaka, harimo n'abagiyemo bibagwiririye bagakorerwamo kuzanwa muri FDLR. Murabizi FDLR ni umutwe wasize ukoze ibyaha hano mu Rwanda. Ni abantu basize bakoze jenoside hano mu Rwanda, bageze muri Congo bafonda umutwe wita FDLR. Akaba ari umutwe wari uri aho ufite intego yo kurwanya u Rwanda, kuko bari bagiye bakoze jenoside, banafite no kuzatera u Rwanda, bakaba bahemukira abandi banyarwanda bari mu Rwanda nyuma yo gukora ibyo. Abenshi murayizi FDLR, ntabwo ngiye kwisobanura cyane, ahubwo icyo ngiye kwinjiramo cyane ni aba bantu batahutse bavuye muri FDLR. Ni abantu bari bamazemo imyaka myinshi. Niba ari nk'uwavuye hano mu Rwanda afite imyaka runaka, akabyarirayo undi mwana nawe akabyara umwuzukuru, bivuze ko ba bantu bamaze imyaka myinshi. Makuru werekesha igihe.com, iki itangazamakuru cyandikira hano mu Rwanda, hari aho bagerageje kuganiriza abaturage babaza ko nta bantu bafite abantu muri FDLR basize muri Congo, ariko nyine ntago abaturage babashije gutanga kuri kwabo kose. Harimo n'abaje benshi, bari n'abasivile, ariko wenda bafitanye isano n'abantu bakora muri FDLR. Gusa nyine babitangaje, gusa hari nabo basanze bafite indangamuntu z'inyarwanda, akaba ari nabo basanze badafite iz'inyarwanda, bafite impungumani gusa, akaba ari n'abazifite zose. Uyu mutwe wagendaga uba usa nkaho wabuza gutaha, bavuga ati nibagera mu Rwanda bazabica, nibagera mu Rwanda ntabwo bazahabonera amahoro. Ariko abenshi bakihagera babonye ko ibyo FDLR yababwiraga ko ari ibinyoma 100%. Ibyo byose FDLR bikoraga kugira ngo itazasigara mu mashyamba yonyine, kugira ngo ibone abandi bakozi izangaja muri uwo mutwe wabo, kugira ngo umutwe ukomeze waguke. Ni ya propaganda yabo, ya ideology yabo y'umutima mubi ikomeze yishyire muri abo banyarwanda. Kuko murabizi ko harimo abagiye bakora jenoside n'ubu bakiri muri Congo bakidegembya. Abo bose baba bashaka abantu babagaragira, babarinda, kandi kubarinda bifashisha urwo rubyiruko rukiri rutoya kugira ngo bazabone uko barindwa, bazakorerwa uburinzi, kugira ngo bazasaza ko bavuga ati dufite abo baraze umutima mubi wo kubangisha u Rwanda. Murabizi ko no mu bihugu byo mu Burayi harimo abantu benshi usanga bakunze gushyigikira FDLR, mu by'ukuri bafite gahunda yo kuzafata igihugu. Wenda FDLR ndaza ngerageza nyihuze na FLN. Buriya tuzi FDLR na FLN bafite bose ni abantu bafite gahunda yo guteza umutekano muke mu Rwanda.
ariko bafite intego ebyiri zitandukanye. FDLR ifite gahunda yo kuzaza igasenya u Rwanda, FDLR nayo ifite gahunda yo kuzaza igaheka ubuyobozi bwo mu Rwanda. Muri abo bantu bose nta muntu ufite umurongo muzima wo kurengera igihugu. Abo bose bafite intego yo gusenya igihugu. Nko kuri abo baturage baje, hari benshi bagiye batakariza ababyeyi babo, batakaza abana, batakaza abuzukuru babo mu mashyamba ya Congo kubera kurwara ntibavuzwe. Urumva rero inyeshyamba nta yindi ngingo ikurengera, ni ukwirwanaho. Niba urwaye urumva inyeshyamba inshuro nyinshi nigeze zitanobora n'amafaranga yo kwivuza. Kuba muri ubwo buzima bw'ishyamba, abana bavukiye muri izo kondisiyo nabo bakabaho nabi, basanga ubuzima burababihiye mu bundi buryo. Tugarutse wenda kuri bano baturage batahutse, ubu bagiye kubafasha. Harimo abana bagenewe amadolari 139, abantu bakuru bagenerwa amadolari 149. Ayo ni amafaranga kugira ngo bafashe ku bijyanye n'isuku, ku bijyanye n'utuntu bakenera tubafasha mu gihe babashyize mu nkambi, mu gihe bakibashakiye igisubizo cy'ukuntu bazasubira mu ngo z'iwabo cyangwa ku nkomoko yabo. Kuko abenshi bagendaga banababaza n'aho bari batuye. Urumva benshi bavukiye muri Congo nta nubwo bari bahazi ku gicumbi cy'iwabo. Bikaba ngombwa ko nabo bitwa ko ari bakuru wababaza, ugasanga wenda baravuga komine za kera, kubera kubatumva komine ubundi ko iki gihe ni uturere. Usanga wenda arimo aravuga nka komine nk'aho twitaga akarere ka kera, tufate wenda ubu kahindutse wenda nk'umurenge, ugasanga we yavuga gutyo, ugasanga abantu barumva nk'umurenge. ariko akomeje kubera ko murabizi ko mu Rwanda habaye impinduka, cyari intara, turabizi habayeho za Byumba, Kigali ngari, Mutara, Gitarama, Gisenyi, Kibuye cyangwa ibintu nk'ibyo. Bisa nk'ibyahindutse rero, bagera bigabanya mu ntara. Babizi ko mu Rwanda dufite intara zigera kuri 4 n'umujyi wa Kigali. Izo ntara zagiye ziba iy'amajyaruguru, iy'amajyepfo, iburengerazuba, amajyaruguru. Urumva nk'umuturage rero nk'uvuze ati karere komine, wenda akavuga ati wenda komine Rukoma, wenda Rukoma yarabaye umurenge, wenda akavuga ati komine Ngenda, wenda iyo komine ikaba itakibaho, wenda mu karere ka Bugesera. Bageraga babafasha kumenya, bavuga ngo ni komine iyi n'iyi, kubera ko mu Rwanda babizi, bakabafasha kumenya ngo kuko iyo bavuze ngo ni komine wenda runaka, utamenya ngo muri aka karere aka n'aka intara iyi n'iyi. Yego, urabona ko mu Rwanda batangiye kubafasha, babashyize no mu kigo hariya ku Gisenyi, gikuyemo abantu bose. Bageza kubabwira ati abari abasirikare hajya ku ruhande, abasivile nabo bakajya ku ruhande. Rero tukamenya ngo buri muntu tutamushyira mu kigo bigendeye ku rwego yari ariho. Ko murabizi ko yari abasirikare, hari ahantu bagohereza Cyangugu, ikigo cy'abantu bavuye ku rugerero cyangwa se bavuye muri Congo, babaga mu mitwe y'igisirikare, kugira ngo bahugure, babereke n'umurongo w'igihugu kugira ngo babe babafasha kugaruka mu buzima busanzwe, bakanabafasha n'uburyo bw'iterambere. Abasivile bo barabafata, babafasha mu minsi iri imbere, yaba bagifite imiryango hafi aho, bakareka ukuntu babageza mu miryango yabo. Yego, turabashimiye bakunzi bacu, tujya twirinda kubarambira kugira ngo ikiganiro tugikore mu buryo bugufi. Iyo utarakora subscribe, nyamuneka wibuke uyikore, utange igitekerezo, biremewe.
na like ni ingenzi cyane. Turabashimiye, mugire ibihe byiza naho gutaha.